Reka nkwifuriza ibihe byiza we wahisemo gukurikira Lebon TV Entertainment Umurunga nkuko mubizi tubageza amakuru menshi kandi acukumbuye by'umwihariko amakuru y'imikino yo mu Rwanda byinshi muba mutazi cyangwa se muba mutamenye ni hano mubikura kuri Lebon. Uno munsi rero twahisemo kunyarukira muri discipline ya siporo yitwa handball. Handball iri mu mikino yatangijwe cyangwa se yakomeye nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ukaba umukino utarakunzwe cyane kubera ko wari umukino usa nkaho ari mushya ku banyarwanda, ariko nyuma y'icyo gihe abanyarwanda bagiye bawukunda. Murabizi abantu b'Igicumbi, murabizi ko ariho uyu mukino wahereye cyane uza no kumwihariko buri Igicumbi n'abantu bakina handball cyane, biza kugenda bisakara mu gihugu hose. Uyu munsi rero akaba noneho hari umukino ugeze ku rwego utwara igikombe cya Afrika, ari nacyo nje kubabwira. Bwa mbere mu mateka abana baterengeje imyaka 20 batwaye igikombe cya Afrika cya AIF Intercontinental cyangwa se Continental. Ubushize ndabyibuka mu kwezi kwa gatanu nabwo bari batwaye noneho icyo muri zone. Ubu noneho batwaye igikombe cya Afrika bakuye mu gihugu cya Ethiopia, batsinze ibirwa bya Renio, batsinze amakipe nka Guinea, batsinda igihugu nka Zimbabwe, biza kubahesherera amahirwe yo gutwara iki gikombe baza. Ubwo byari ku munsi wo kwa gatatu. Ku munsi wo kwa kane rero nibwo baje kwakirwa na Minisitiri wa Siporo bwana Nyirishema Richard, yaje kubakira rwose kuri iriya hoteli abantu benshi bamenye yitwa Miricoline, nayiherukagamo kera cyane kuko mugenda mubibona ku mashusho. Bageze i Kigali ku isa n'indege ya saa 7 z'amanywa. Bageze i Kigali n'indege ya saa 7 z'amanywa. Urabona abakinnyi, abona abafana bakuru tuzi, bonamo ba Kaubel, urabonamo ba Gacuma n'abandi bafana ba Nyiragasazi, bose baje kwakira ikipe. Baje kwakirwa n'umuyobozi mukuru wa federation Ferwahand, nawe arahari. Baje kwakirwa na bandi banyacyubahiro batandukanye. Urabona ko byari byiza cyane. Nyuma bafashe urugendo bazenguruka Kigali, bava Kanombe baragenda bafata umuhanda wa Remera, barakomeza bafata mu mujyi, bazenguruka Rompwe, bahita bajya Miricoline. Hanyuma bageze Miricoline bahahurira na Minisitiri wa Siporo Dr. bwana Nyirishema Richard, nawe arabaganiriza, arabishimira cyane. Mbere gato yuko tujya mu bindi, reka tubanze twumve kapiteni wajyanye n'aba bahungu uburyo biyumva nicyo biteze mu mikino itaha. Murakoze. Mbere na mbere ndashimira Imana yuko tubashije kugarukana intsinzi. Ibanga nta rindi ni ugushyira hamwe. Twakoze imyitozo neza, ubuyobozi bwa federasiyo hamwe na Minisiteri ya Siporo batubaye hafi mu myiteguro twakoze. Nta rwitwazo twari dufite ko twarakoze bihagije, kuko mu gukorana kwacu twari dufite commitment nyine nk'abakinnyi kumva ko tugiye gutwara irushanwa, kuko irushanwa bwa kane turyitabiriye inshuro 3. Ubwa mbere twabaye aba kane, bwa kabiri tuba gatatu, ubwa kabiri tuba gatatu. Ubu ngubu rero nta rundi rwitwazo rwari ruhari ko experience ko tumaze kuyigira. Ikintu twakizeza abantu nuko nabo tugiye gukora cyane, ko tugiye ku rundi rwego ruturwo tuvuyeho. Icyo twasaba nuko badushakira mu match amicale, kuko hari atuvuye twagiye duhura n'amakipe n'undi akomeye yo mu mazone yabo afite experience nk'ibigo bya Renio, nabyo byari bifite experience. N'abantu n'ibigo by'Ubufaransa urumva ko bafite experience, bafite base ikomeye cyane. Urumva tugiye tubona mu match amicale byazatuma tugira ko kwazira match tumeze neza cyane. Uwo ni kapiteni wa handball. Hanyuma ubwo yatangije imyaka 20. Nyuma y'ibyo umutoza nawe hari byinshi yatangaje. Umutoza François Ngarambe niwe wajyanye n'ikipe ya handball mu gihugu cya Ethiopia. Nawe hari byinshi atubwira nyuma yo kwitwara neza akazana igikombe. Icyambere byo urumva ni ibyishimo byinshi,
kuba tubashije guhagararira umugabane wa Afurika tukabasha kuba twaratsinze amakipe yarahagarara andi mazone, urumva turishimye cyane. Ibanga rero nta rindi nuko twagize amahirwe kuba dufite ikipe imenyeranye, imaze igihe ikinana, bamaze kumenyera amakompetisiyo, bakinnye amakompetisiyo menshi atandukanye bari kumwe hamwe. Nta rindi banga niryo ngiryo kuba twarakoranye nabo igihe kinini tukaba tuziranye tumenyeranye. Imyiteguro yo turasaba ko yaba imyiteguro yo kwitegura koko nk'abantu bagiye mu gikombe cy'isi. Ni ukuvuga ko dusaba gukina imikino mpuzamahanga, imikino ya gicuti mpuzamahanga. Ntabwo dushaka kuzakina iyi mikino yo mu gihugu gusa kuko nta kintu twungura cyane. Turasaba rero yuko niba ngombwa ko twazabona imikino ihagije mpuzamahanga kugira ngo abakinnyi bacu batinyuke imikino y'abandi bantu bo hanze yapana aho bamenyereye hano mu gihugu. Good. Abo ni abo twavuga bari kuri kote ya staff technique. Nyuma rero yuko batangaje ibyo, aho twari turi ku kibuga cy'indege i Kanombe, Minisitiri nawe yarahageze nabagira byinshi aganiriza aba basore, ababwira ko bishimiye cyane ko iki gikombe bakizanye ku nshuro ya mbere, kuko aba bahungu ba handball bagendaga bagatwara umwanya wa gatatu bahora bavuga ati byibura nidusubire ntituzasubira ku mwanya wa gatatu, tuzaza n'uwa kabiri cyangwa wa mbere. So bazanye igikombe cyishimiwe na leta nk'uko Minisitiri yabigarutseho, ndetse na Perezida wa Federasiyo avuga ati ni ishema rikomeye cyane kuba tuzanye iki gikombe. Mu byo Minisitiri yabijeje harimo ko bagiye kuguma kubashyigikira, kubashakira imikino ya gishuti mpuzamahanga, ndetse no kubaha ibibuga bigezweho birimo ibibuga byubatswe mu buryo butandukanye, harimo na stade ikomeye cyane BK Arena ndetse na Petit Stade byatazwe n'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame. Murabizi ko dufite ibikorwa remezo bimeze neza cyane. Petit Stade imeze neza, ibiri kwakira imikino. Stade Amahoro imeze neza, BK Arena imeze neza. Ni muri zone ya Remera. Rero mu byo bari basabye bavuze ati mwaduha n'ibibuga bimeze neza, aho kugira ngo dukiye gukinira ku mabuye cyangwa ku isima, abantu ntibamenyere kuhura n'abakinnyi mpuzamahanga, mwadufasha kugira ngo tujye tubona uburyo twitoreza kuri ibyo bibuga, tubone n'imikino ya gishuti. Minisitiri rero yarabyemeye, anabemerera ko rwose agahimbaza musyi kabo Minisiteri ibagenera kagomba kuza kandi kazabashimisha. Mu bindi yagarutseho ni byinshi yagiye agarukaho Minisitiri. Ikindi navuga ni nuko iyi mikino n'ubundi izaba umwaka utaha, ubwo u Rwanda rwese rusinyisha cyangwa se rukatisha igikombe kuzajya gukina mu gikombe cy'isi ku nshuro ya mbere, ruzanirwo ruzaba ruhagarariye umugabane wa Afurika muri abaterengeje iyi myaka. Ibindi bisobanuye kuko cyangwa se ibindi bisobanuro ko Minisitiri yarahibereye, twamutunze mikoro nawe atangaza byinshi kuko bakiriye iyi nsinzi y'aba basore. Nk'uko nayo ndabibabwira, twari kwanza kubashimira kuko ni igikorwa abantu wenda batumvise, ariko ni ikipe yacu y'u Rwanda y'abategereje imyaka 20 izahagarura Afrika mu marushanwa azakurikira ayo bita intercontinental. Ntabwo rero amakipe yacu dufite atandukanye, y'abari ay'abajunior y'abana senior, dukunze kubona ayo mahirwe yo kujya mu marushanwa mpuzamahanga duhagarariye Afrika. Nibyo rero nabasobanuriraga ko bakwiye kwishima, dukwiye kubashigikira, abantu bakabimenya. Wenda handball abantu ntago barayimenyera cyane, ubwo nabo bafite uruhare rwo kugira ngo bayimenye, cyane duhereye nko kuri tsinzi babagaragaje. Ubwo rero kuri side ya igihugu cy'u Rwanda, ya government, ya Minisitiri, biba bishimishije kuba harabagiye bagiye marushanwa kandi bakavayo bitwaye neza, bafite igikombe kandi badatsinzwe. Amakipe mwumvise ko amakipe yose bahuye babashe kuyatsinda, so ni ibyishimo kuri twebwe. Ya Minisiteri biri mu nshingano zacu, cyane zo gufasha imyiteguro y'ama equipe nationale. Dusanzwe tubafasha, gusa icyo kitari bwamenyekane n'igihe iryo rushanwa rizatangirira. Icyo rero twasabye ubuyobozi bwa federation nuko butugezaho iyo gahunda bafite y'uburyo bifuza gutegura ko nibo batekinisiye, natwe ubundi turabiganiraho, tugakoresha n'abatekinisiye bacu, hagashakishwa ubushobozi bwatuma bazitwara neza muri abo marushanwa, bagahagarara neza u Rwanda. Icyo nabashishikariza cyane nuko bagira uruhare cyane mu kumenyekanisha umukino. Uko umukino umenyekana nuko
yaba ari inzego zitandukanye z'abafatanyabikorwa dusanga dukorana nabo bitworohera kubazana ngo bafashe iyo sport ya handball cyane cyane ko tubona ko ibyibanze babifite ndavuga ari amakipe ari amarushanwa bakina hagati mu gihugu arayo bakina hanze y'igihugu kandi bafite level ishimishije igisigaye ni ukuyimenyekanisha tukayishakira ibyo baba bifuza cyane cyane abaterankunga bashobora gufasha iyi sport havuzwe n'ikibazo kijyanye n'ibibuga kuko bakunze gukinira hanze cyangwa ibibuga bya sima bituma wenda batitegura neza ko imarushanwa mpuzamahanga usanga yakinirwa kuri floor nziza ibyo rero ku bushobozi dufite ari ubwo by'ibibuga dusanzwe dukoresha basanzwe bahuriweho na volley na basketball ubwo no guteganya uburyo bajya bisaranganya kugira ngo nabo bitegure dukoresheje ibibuga dusanzwe dufite cyane cyane ko bo bafite amarushanwa mpuzamahanga. Nguwo Minisitiri wa Siporo byinshi yabigarutseho n'ikinyarwanda yavugaga. Mbibutsa ko iri rushanwa n'ubundi riteganyijwe kuba umwaka utaha rizaba ririmo u Rwanda nk'igihugu kizaba cyahagarariye umugabane wa Afrika. Reka tubashimire mwese abahisemo gukurikira aka kegeranyo gatoya. Tuna felicitation ikipe y'igihugu ya handball na federation muri rusange ya Ferwahandi ko bakomeje kwesa imihigo kuzana ibikombe bibiri mu mwaka umwe ntago aba ari ikintu cyoroshye. Big up kuri bo, big up ku batoza, big up ku bafana bakurikirana hafi mu mukino handball. Natwe rero katubabwire ngo nka The Bonds tubari inyuma ku bikorwa byose. Ubwo urumva iki gikombe cy'isi nacyo tuzakomeza dukurikirana amakuru yacyo 5 kuri 5. Katushimire aho uri hose wahisemo gukurikira ibi biganiro. Mu bwenge ibiganiro nk'ibi kuri The Bonds TV nakagaruka.